Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhurira ku mucyo w'isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro Imana itanga bibane nawe. Nawe ndanezerewe yuko Imana iduhaye amahirwe adasanzwe yo kugera kuri uyu munsi, ikiturinze kandi ikabiduhaye amahirwe yo kugaruka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi wa 14 Imana yakomeje kuturinda muri cya gihe cyose, kandi muri uyu munsi nje kugira mfite icyifuzo cy'uko tuje gushyira umusozo kuri cya gice cya mbere. Twifuje kuganira amagambo akomeye yerekeranye n'uko Imana yifuza ko tumera muri iki gihe kidasanzwe, ubwo turi kubona ibyo Imana yasezeranye ko bigomba gusohora birimo bisohora. Ni kwa kuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel turi kuganira, ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi abantu b'Imana muzamugize neza nimukomeza kuryitaho, kuko rizatubera nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima kugeza aho ijoro rizatamuruka, inyenyeri yo mu ruturuturu ikabandurira mu mitima yacu, ari we Yesu Kristo. Nongeye kukwinginga rero ngo wumvire ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe nibwo buzarama. Nkuko namaze kubivuga, uyu ni umunsi wa 14 ubwo twari tumaze igihe tuganira amagambo akomeye, twibaza kandi tutekereza cyane uko abana b'Imana babayeho muri Babuloni yo mu gihe cyashize bari babayeho. Twabigiyemo amasomo akomeye cyane yuko hari icyo Imana ishaka ko tuba cyo igihe tubona ibintu bigenda bisohora. Narabikubwiye ko dufite imigabane ibiri muri uku kwezi kose. Mugabane wa mbere rero tugiye kuwusoza none, tugiye kuwusoza muri aka kanya. Mugabane watubwiraga ngo mbese dukwiye kwitwara gute igihe ibyahanuwe birimo bisohora. Kandi umugabane wa kabiri uzatubwira uko isi turimo noneho, uko gusohora k'ubuhanuzi kumeze ubu ngubu. Tuzareba ukuri kw'iki gihe, uko ubuhanuzi bumeze muri iki gihe, uko ibintu biri gusohora, ngo turusheho kubyitegereza, kandi igihe tubona bisohora turusheho kumera nka kwa kundi twakomeje kuganira. Insanganyamatsiko nahaye uyu mwanya nayise ibyabayeho kera nibyo bizongera kubaho. Ibyabayeho kera mu gihe cyashize, cya kindi tumaze iminsi dusuzuma, nibyo bizongera kubaho. Reka mbere yuko turambura ibyanditswe byera, duce bugufi imbere y'Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Gushimiye nanone yuko uduhaye amahirwe yo kuganira amagambo akomeye, amagambo yo mu ijambo ryawe. Ubwenge bwacu ni bugufi n'ubundi, ariko iteka ryose tuza aho uri kugira ngo twungure ubwenge, kandi warabisezeranye ko uzaho ubwenge abo bugusaba ngo basobanukirwe n'ibyanditswe byera. Rwa rugendo rw'abigishwa ba Yesu bajya Emawusi, bari bashobewe batazi icyo urupfu rwa Kristo rusobanuye, maze Kristo arabasanga, ahera kuri Mose n'abahanuzi n'ibyanditswe kuri we no muri Zaburi, abasobanurira ibyanditswe, abungura ubwenge. Natwe twungura ubwenge ngo dusobanukirwe n'ibyo byanditswe byera, tumenye igihe turimo, ugusohora k'ubuhanuzi ko kuri kugenda, ngo tutabaho nk'abadafite ubwenge ahubwo tubeho nk'abanyabwenge. Uduhire muri iki cyiciro tugiye kuganira, twitegereza ibyabaye n'ibyenda kubaho, ngo turusheho kugira imyiteguro ikwiriye ubwo ugiye kwerekanwa tuzagusanganire. Niko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen. Ibyabayeho kera nibyo bizongera kubaho. Twabonye mu byigisho byatambutse, twahereye muri Daniel igice cya mbere. Daniel igice cya mbere atubwira iby'abasore bane baje gutandukana n'abandi basore banyazwe i Yerusalemu bakajyanwa i Babuloni, maze bashikama ku Mana. Twabonyemo ibintu bikomeye cyane, uburyo bashikamye mu kwirinda, maze babigira ihame yuko bataziyandurisha ibyo kurya by'ibwami cyangwa ibyo kunywa byabo. Imana yarabagobotse, ibaha amagara mazima, ibaha ubwenge, ibaha gusobanukirwa. Igihe twabyigaga twabonye yuko ari ipfundo n'urufatiro rwo gusobanukirwa ubuhanuzi, ingingo yo kwirinda. Ntabwo twabyigizayo rwose. Igice cya kabiri nacyo cyaje kutwereka iby'inzozi umwami Nebukadinezari yarose. Ntabwo twazigiyemo ngo twimbike ubusobanuro bwazo, ariko twabonye ko habayeho igitangaza, maze umwami Nebukadinezari arazibagirwa. Amaze kuzibagirwa, umuntu w'Imana Daniel afatanije na bagenzi be tumaze kubona mu gice cya mbere, bafata umwanya barasenga. Twabonye yuko ntabwo twasobanukirwa ubuhanuzi keretse tubwunze mu masengesho yacu no kwiga ibyanditswe byera, kugira ngo dusabe ubwenge bukomoka ku Mana.
igihe Daniel na bagenzi be basengaga, Imana yafashe za nzozi Nebukadinezari yarose iziha na Daniel nawe arazirota, kandi ikiyongeraho imuha n'iki? Imuha n'ubusobanuro bwazo. Tubona Imana isubiza amasengesho yacu, kandi tubona isengesho naryo ari irindi pfundo rikomeye kugira ngo dusobanukirwe n'ubuhanuzi uko busohora muri iki gihe. Twageze mu gice cya gatatu, tubona abana b'Imana bageragezwa, tubona isura y'ikigeragezo uko imeze, bagerageshwa kwica itegeko ry'Imana ribabuza kuramya ibigirwamana, ribabuza kuramya ibishushanyo bisengwa. Twabonyemo ibintu bikomeye, tubonamo ko icyo gishushanyo Nebukadinezari yari yaremye gifitanye isano ya bugufi rwose n'igishushanyo cy'inyamaswa cyenda kuramywa, cyenda gushyirwaho kugira ngo abantu bagisenge. Tubona inyifato abana b'Imana bagize muri icyo gihe rero yuko ari ugushikama ku ijambo ry'Imana ryavuze. Baravuga bati Imana yacu dukorera ibasha kudukiza kandi izadukiza, ariko nawe itadukiza ntabwo turi bupfukamire ibigirwamana by'i Babuloni. Imana ifashe abantu b'Imana kugira ngo dufate ibyemezo nk'ibyo ngibyo. Tugeze mu gice cya kane, twabonye umugabo witwa Nebukadinezari, Imana ikomeza kumushakisha. Tubona kugira neza kw'Imana, gukomeza gushaka umuntu, kukamushakira mu migisha, kukamushakira mu kogera, kukamushakira mu byiza bikomoka ku Mana. Ariko iyo byanze, Imana ijya ibyemera n'ibibi bikatugeraho ngo ahari ikomeze kuduhamagara. Twabonye rero kuri Nebukadinezari igihe inzira nziza zangaga, maze Imana ikemera yuko ajya kurisha nk'inka imyaka 7 yose. Maze kandi Imana yageze ku mwanzuro yari iteze yuko Nebukadinezari yihana, maze yongera kumuha icyubahiro. Nebukadinezari ni umwe mu bantu bazagera mu bwami bw'Imana bavuga kugira neza kw'Imana. Ni amagambo meza twabonye mu mbabazi z'Imana, mu butabera bw'Imana, no kurarika umunyabyaha ararikirwa kwihana mu gice cya kane. Igice cya gatanu kandi cyatubwiye ibya Babuloni uko yahangutse, uko ubuhanuzi tuzinjiramo ejo bwagiye busohora. Nebukadinezari yarose inzozi zerekana yuko igihe kizagera ubwami bwe bugakurwaho, nuko ntabyumve neza, ariko igihe cyarageze bwa bwami bwe burahanguka mu birori Belushazari yari yakoze. Ibyo nabyo twabonye mu by'urubanza rw'Imana ko hari Imana yitegereza. Yabwiwe amagambo Belushazari yari yanditse ku rusika ngo mene tekeru farisini, bisobanuye ngo wapimwe mu bipimo, bigaragara yuko udashyitse, none ubwami bwawe buranyazwe buhawe Abamedi n'Abaperesi. N'ubutabera bw'Imana. Kandi twabonyemo ikintu gikomeye cyane, yuko Babuloni yo mu gihe cya kera ifite isura rwose ihuje na Babuloni yo muri iki gihe, kandi inkuru nziza nk'uko Babuloni yo mu gihe cya kera yaguye igahirima, Babuloni yo muri iki gihe nayo izagwa. Ayo magambo aranejeje cyane. Tugeze mu gice cya gatandatu, twongeye kubona ikigeragezo cyo kuramya kigera ku muntu w'Imana Daniel. Ikigeragezo yuko yasabwe kutagira undi asenga uretse umwami w'Abamedi n'Abaperesi, ariko aravuga ngo oya, jyewe nsenga Imana, kandi akomeza kuramya Imana 3 mu munsi. Twabonye ko cyari igihe kidasanzwe, igihe cyo gusenga. Ntabwo yigeze abyemera yuko umushyikirano we n'Imana ukomwa mu nkokora n'imbaraga iyo ari yo yose. Baje kumuta mu rwobo rw'intare, ariko Imana yaramugobotse. Twongeye kubona ko iri tegeko rihuje rwose n'amategeko, n'itegeko rigenda kujyaho ryo kwica amategeko y'Imana, n'ubundi ryo kwica imwe mu mategeko y'Imana. Kandi uko byagenze, Imana izarengera ubwoko bwayo nk'uko yarengeye umugaragu wayo Daniel muri kiriya gihe cya Dariyo. Nshuti zanjye, nubwo dukunze kureba igitabo cya Daniel mu cyerekezo cyo kwima no guhanguka k'ubwami butandukanye hamwe n'urubanza, ndetse no gutabarwa kw'abantu b'Imana mu gihe giheruka, nk'uko maze kubigusubiramo uko twagiye tubibona, igitabo cya Daniel kiduha andi makuru akomeye cyane. Kiduha ingero z'ibyo buri muntu ku giti cye ashobora gukora yitegura ibigeragezo no gutotezwa igihe icyo ari cyo cyose byatugereraho. Kandi icyo nicyo twatinze dushimangira. Umugabane w'amateka w'igitabo cya Daniel nk'uko avugwa mu bice 6 bibanza tugiye gushyiraho umusozo muri aka kanya, utubwira ibyabaye ku bantu b'Imana b'indahemuka, haribo Daniel, Hananiya, Mishayeli na Azariya, biyemeje kuba mu ruhande rw'Imana mu gihugu cy'abapagani, batitaye ku kaga byabazanira. Biyemeje kugendera ku ihame ry'abari mu ngoma y'Imana rivuga ngo uko ni ko Uwiteka avuga. Imana ifashe ubwoko bwayo kugira ngo iri rihinduke ihame ryacu.
uko niko Uwiteka avuga. Kandi muri uko gufata icyemezo kidakebakeba cyo komatana n'Imana gutyo, nayo ntabwo yabateranye nk'uko twakomeje kubibona, ahubwo yabanaga nabo kuri buri ntambwe yose bateraga. Imana barayubashye, nayo irabubahisha, ibaha icyubahiro, ibahesha icyubahiro muri ubwo bwami bw'abapagani. Imana yacu ishimwe cyane. Mu gusesengura kandi aya mateka y'ibyabaye, tubonamwo ihame nahaye n'umutwe w'ikiganiro cy'uyu munsi, ihame ry'umunyabwenge dusanga mu mubwiriza, amagambo y'umubwiriza igice cya 9, hatubwira ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, nta cyadutse munsi y'ijuru. Nshuti zanjye, ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. Mbese warabibonye igihe twagereranyaga iby'igishushanyo Nebukadinezari yateretse mu kibaya cya Dura n'igishushanyo cy'inyamaswa tubwirwa mu Byahishuwe igice cya 13, igihe twagereranyaga ikibazo cyo kuramya no kwica amategeko y'Imana nk'uko byabonetse muri Daniel igice cya 6, ndetse nuko bizagenda muri Daniel igice cya Byahishuwe igice cya 13, mbese barabonye ko ibya Babuloni yo mu gihe cyashize, uko yari ikungahaye, uko yaterekaga abantu inzoga, ari nabyo bya Babuloni yo muri iki gihe ivugwa muri Daniel igice cya 17. Nshuti zanjye, byahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi byakozwe nibyo bizongera gukorwa. Iki kintu tugomba kukizirikana, kandi nicyo twatinzemo muri iki gihe cyose. Twafashe ibyumweru 2, ubu biruzuye rwose, dusuzuma ino ngingo kugira ngo yumvikane mu bwonko bwacu yuko bya bindi uko byagenze ariko bizagongera kuba. Kandi umugambi twari dufite ntabwo ari uwo gusa, ahubwo ni ukugira ngo uko abana b'Imana bari bahagaze muri icyo gihe, natwe bari ko duhagarara. Ikigeragezo rero gikomeye gishingiye ku kumvira amategeko y'Imana, abasore 3 Hananiya, Mishaeli na Azariya bahuye nacyo muri Daniel igice cya 3, ndetse nicyo Daniel yahuye nacyo muri Daniel igice cya 6. Ibyo nibyo bigeragezo tugiye guhura nabyo, tugiye gusakirana nabyo imbere yacu. Twabavuga ko turabo mu rubyaro rw'umugore basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu, nkuko byavuzwe mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17. Tugomba kugira ikigeragezo. Iri jambo ravuga ngo aho niho kwihangana kwabera kuri, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Kandi iri somo tumaze gusoma ritubwira yuko ikiyoka cyarakariye wa mugore kiragenda ngo kirwanya abo mu rubyaro rwe basigaye, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu, nkuko byagenze ku bakurambere bacu Hananiya, Mishaeli, Azariya ndetse na Daniel, niko natwe bigomba kumera. Dusoma amagambo ari muri cya gitabo nkunda cyane, Abahanuzi n'Abami, ku ipaji ya 250, atubwira ngo bariya Baheburayo b'intungane bari abantu bagira ibyo bararikira nkatwe, nyamara nubwo bari mu bibasha kubashuka by'ibwami i Babuloni, bahagaze bashikamye bitewe nuko bari bishingikije ku mbaraga itarondorwa. Ishyanga ry'abapagani ryababonyemo icyitegererezo cy'ubugwaneza n'ineza by'Imana, ndetse ribabonamo icyitegererezo cy'urukundo rwa Kristo. Ibyabayeho tubibonamo urugero rw'uko ihame ryatsinze igishuko, ubutungane bugatsinda kwangirika mu mico, kandi kwiyegurira Imana no kuyibera indahemuka bigatsinda guhakana Imana no gusenga ibigirwamana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ibyo byabayeho tubibonamo urugero rero yuko tugomba guhagarara natwe. Erega nshuti z'Imana, ihame rikwiye gutsinda igishuko, ubutungane bukwiye gutsinda kwangirika kw'imico, kandi kwiyegurira Imana no kubera indahemuka bikwiye gutsinda guhakana Imana no gusenga ibigirwamana muri iki gihe cyacu nabwo. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Nanone tubwirwa ibyirimbuka rya Babuloni ya kera, icyitegererezo nyakuri cyo kurimbuka kwa Babuloni y'iby'umwuka iganje muri iki gihe. Ubwoko bw'Imana, njye nawe turarakirwa kuburira isi mu mbaraga ikomeye kwi Babuloni igiye kugwa. Ni amagambo avuga mu Byahishuwe igice cya 18, ubutumwa bwa marayika wundi buvuga ngo iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga. Tuzasuzuma ibya Babuloni muri ibi bihe, muri ibi byumweru 2 tugiye gutangira. Babuloni igiye kugwa, kandi ubwoko bw'Imana burararikirwa kuburira isi mu mbaraga ikomeye kwi Babuloni igiye kugwa, kandi abakunda Imana bose bagomba kuyisohokamo. Ubu nibwo butumwa buheruka bwo gusarura isi kugira ngo Abisirayeli bave mu bunyage maze batahe gakondo yabo. Tuzabibona yuko mbere yuko abantu basubira i Yerusalemu, ubwami bwa Babuloni bwagombaga kuvaho bukajya mu butware bwa Medi n'Abaperesi, maze itegeko rikomose kwa Medi n'Abaperesi rikavuga ngo nimutahe i Siyoni. Natwe nuko bigomba kumera. Abantu b'Imana bagomba kuva muri Babuloni igahirima kugira ngo tujye i Siyoni.
soma amagambo aboneka mu gitabo ibyakozwe n'intumwa ku ipaji ya 35, amagambo akomeye avuga ngo kuba umuntu agaragaza gutwarwa cyane mu by'umwuka mu buryo budasanzwe si byo gihamya kidakuka cyerekana ko ari umukristo. Iki kintu dukwiye kukizirikana igihe twiga aya magambo. Kuba tugaragaza gutwarwa, kuba abantu bagaragaza kubyina, twarabibonye mu gice cya 3 kuntu isi yose ihombokeye mu bintu bya spiritisme, abantu bagaragara ko batwawe cyane. Ariko kuba umuntu agaragaza gutwarwa cyane mu by'umwuka mu buryo budasanzwe, ntabwo ibyo ari byo gihamya kidakuka cyerekana ko ari umukristo. Ubutungane ntabwo ari ugutwarwa, ahubwo ni ukwegurira Imana ubushake bwacu bwose, ni ukubeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Aya magambo yaceho akarongo nshuti zanjye, ni ukubeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, ni ugukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, ni ukwiringira Imana mu bigeragezo, mu mwijima kimwe no mu mucyo, ni ukugendera mu kwizera atari mu bigaragarira amaso. Oya, ni ukwishingikiriza ku Mana tuyiringiye tudashidikanya kandi duturije mu rukundo rwayo. Uko niko abakurambere bacu twarebye bari babayeho. Mbese natwe twakwemera gufata ubwo butungane, ubutungane bugaragara mu kwegura Imana ubushake bwacu bwose, ubutungane bugaragarira mu kubeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, ubutungane bugaragarira mu gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, ubutungane bugaragarira mu kwiringira Imana mu bigeragezo, mu mwijima kimwe no mu mucyo, ubutungane bugaragarira mu kugendera mu kwizera nshuti zanjye atari mu bugaragarira amaso, ubutungane bugaragarira mu kwishingikiriza ku Mana tuyiringiye tudashidikanya kandi dufite umutuzo ukomoka mu rukundo rw'Imana yadukunze ikaduha Yesu Kristo. Imana ishoboze njye nawe kugira ngo tubyigire ku bakurambere bacu. Yesu ari guhamagara njye nawe. Yesu ari guhamagara itorero rya Laodikiya. Laodikiya twabonye ko bisobanuye iki nshuti zanjye? Mbese urabyibuka? Birasobanura ngo ni ubwoko bucirwa urubanza. None se Daniel bisobanura iki? Bisobanuye ngo Imana ni umucamanza wanjye. Maze tubona ihame yuko Daniel ahagarariye ubwoko bw'Imana bwo muri iki gihe giheruka, bakwiye guhagarara nk'uko Daniel yahagaze. Abo bantu rero, abantu bo muri Laodikiya, Yesu ari kubabwira ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, zinjiriwe dusangire. Yesu arifuza kubana natwe, Yesu arifuza komatana natwe, Yesu arifuza ko aduha ubutungane bukomoka kuri we, tukaba dushikamye rwose. Yesu ahagaze ku rugi rw'umunyalaodikiya uwo ari we wese, kugira ngo abashe kumukingurira maze yinjira ahindura imibereho ye, ihinduke iyo matanye n'Imana burundu rwose. Erega ibyo bishoboka gusa igihe turi kumwe n'Imana, igihe turi kumwe na Yesu. Yohana mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 5 umurongo wa 12 yavuze icyo kubana na Yesu bivuze. Aravuga ati ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Haleluya! Ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Nawe udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Mbese ibyo wari ubizi? Umurongo wa 13, ibyo ndabandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Mbese wamaze kwizera umwana w'Imana? Niba waramaze kwizera umwana w'Imana ufite ubugingo buhoraho. Ariko niba utaramwizera ndakurarika kugira ngo ugire uwo mwana. Haleluya! Icyo nicyo turarikirwa, nicyo cyaduma tugira imyiteguro ikwiriye, kuko ibyabaye nibyo bigomba kubaho. Ibigerageza abana b'Imana bahuye nabyo nibyo bigomba kubaho. Yerusalemu uko y'uduko bwa Babuloni uko yahirimye niko igomba guhirima. Nuko abana b'Imana dukwiye kubaho dushikamye mu rukundo rwa Yesu, dukwiye kuba dufite Yesu. Mbese wagira Yesu ute? Ushobora kumbaza ngo mbese nkwiriye kugira Yesu gute? Mbese nagira ubugingo gute bonerwa mu mwana we? Ko ufite uwo mwana ari ufite ubugingo, kandi tukaba twandikiwe ngo mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Mbese nambigirwa n'iki ko mfite ubugingo buhoraho? Mbese natunga Yesu gute? Mbese namukingurira gute ko ahagaze ku rugi? Urwo rugi ni uruhe? Nabigenza gute? Ngira ngo nifashishe formule. Hari formule umwana w'Imana witwa Maurice Venden yatanze mu gitabo kizwi n'abantu b'Imana cyitwa Amahame 95 ku gutsindishwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ageze ku ipaje 149, icyo gitabo kiraboneka ku isoko, ndagikunda cyane.
ageze ku ipaji 49 atanga icyo kubana n'Imana bisobanuye, ibyo komatana na Yesu uko byagenda. Rega tumaze kubona amagambo akomeye yuko kugira ngo tube dufite ubutungane ari ukwegurira Imana ubushake bwacu, ari ukubeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, ari gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, ari ukwiringira Imana mu bigeragezo no mu mwijima. Mbese ibyo bintu twabigeraho dute? Yatanze formule umuntu we ashobora kwapurika kandi ikamuhira. Iyi formule ni ya Maurice Venden, kandi yaravuze ati ishobora gufasha buri wese wemeye kwishyira mu bikorwa. Yanditse amagambo akomeye aravuga ngo fata igihe, haleluya, fata igihe wiherereye buri gitondo, buri munsi ushake Yesu mu ijambo rye kandi usenga. Reka dusubiremo aya magambo, yaba warumfashije ukayafata no mu mutwe. Fata igihe wiherereye buri gitondo, buri munsi ushake Yesu mu ijambo rye kandi usenga. Mbese biraza gukundira buri wese. Iri niryo banga ry'abana b'Imana, niryo banga rya Dawidi. Dawidi yakundaga kuririmba, ndumva ari muri Zaburi ya 4 cyangwa ya 5, avuga ati mwami buri gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye. Nuko buri rero ufata igihe wiherereye buri gitondo, buri munsi ushake Yesu mu ijambo rye kandi usenga. Reka tubanze twumve. Fata igihe nshuti yanjye, fata igihe. Uyu Maurice Venden aravuga ati umubano ntunozwa mu kanya gato. Oya, muri iki gihe abantu benshi bakunda kuvuga ko guhitamo igihe cyiza kuruta uko wafata igihe kinini ari byo byiza. Nyamara nubwo cyaba cyiza gite, hari ubwo utabasha kwakira cyangwa ngo utange ibikwiriye iyo kirushijeho kuba gito cyane. Rero fata igihe kandi gihagije. Nibyo igihe cyiza kuruta ibindi, ariko kandi gihagije. Fata igihe cyo kubana n'Imana, fata igihe cyo kubana n'Imana. Erega ubucuti bukomezwa n'igihe, ubucuti bukomezwa n'igihe. Ngira ngo abantu benshi, bamwe barashatse, abandi bari mu rugendo rwo gushaka, ariko kugira ngo ubucuti bukomere bugendana n'igihe byanze bikunze. Kandi icyo nkundira urukundo ruba rwifitemo gutanga igihe. Ntabwo bisaba yuko uha umukunzi wawe igihe, uba ahubwo wumva wabikumbuye kugira ngo uze kugera muri cya gihe ukimuhe rwose. Ndetse bamwe barara amajoro bari kuvugana kubera yuko bakundana, igihe batari kumwe bategeranye. Fata igihe rero wegerane n'umukunzi wawe Yesu. Rega umubano ntabwo ushobora kunozwa n'akanya gato. Dukeneye igihe cyiza kandi gihagije kugira ngo turusheho kubana n'Imana. Maurice Venden yongera kuvuga ingingo yo kwiherera. Fata igihe wiherereye. Mbese kwiherera bisobanuye iki? Erega gushyikirana imbona nkubone nibyo bishimangira umubano. Ukeneye guhura na Yesu wowe bwite. Njya mbwira abantu b'Imana ngo niba mufite igihe gitoya, hariho umuco w'abantu b'Imana, cyane cyane abantu bo mu byaro bakunda Imana, bajya bafata ibihe bakabyukira ku rusengero, bakabyuka saa 9 muri nibature bagiye gusenga, bagahura nk'itsinda. Ariko niba nta kindi gihe ufite cyo kwiherera, niba nta kindi gihe kirushijeho kuba cyiza kandi gihagije ufite, nakugira inama, uretse ko ari inama yanjye, ariko ndumva Mwuka Wera ahamanya nanjye dukurikije iri jambo, yuko wari ukwiye kuba uri kumwe na Yesu wewe wenyine muri icyo gihe. Fata igihe wiherereye kandi wewe wenyine ushyikirane n'Imana, ushyikirane n'Imana imbona nkubone. Gushyikirana n'Imana imbona nkubone nibyo bishimangira umubano. Ibyo tuzi ko ari ukuri nko mu gushyingiranwa mu muryango ndetse no mu bucuti. Burya rero no ku Mana niko bimeze. Ukeneye kuba wihereranye na Yesu wowe ubwawe. Umugabo wawe adahari, umugore wawe adahari, umwana wawe adahari, papa wawe adahari, muturanyi wawe adahari, pastor adahari, mukuru w'itorero adahari, nshuti zanjye ukeneye kwihererana na Yesu. Fata igihe rero wiherereye mu gitondo. Maurice Venden abivuga gute? Duhamagarirwa kugira Imana nyambere. Dukwiriye kumenyera gutangirana umunsi nayo, aho kuyiha umunota wa nyuma mbere yuko tujya kuryama. Iri hame rirakomeye cyane. Abantu b'Imana bakwiye kubyukira ku mavi, bakwiriye gusuzanya na Yesu bwa mbere. Hari igitabo cyitwa Gutinyuka gusaba ibirenze, batinze kuri iyi ngingo cyane, batanga n'ubuhamya bw'abantu benshi isano bari bafitanye n'Imana mu kubyukira ku mavi basenga, ku buryo batajya mu yindi ngingo yari yo yose, badahura n'undi muntu wari we wese,
batarahura na Yesu. Maze umwe yaravuze ngo igihe byabaga yuko ndamukamuye n'undi muntu ntarahura na Yesu, uwo munsi wamberaga umwaka. Dukwiye kugira ino experience yo guhura na Yesu buri gitondo bwa mbere, tugahura na Yesu bwa mbere turi kumwe na Yesu buri gitondo mbere yuko duhura n'undi muntu wari we wese. Abana b'Imana babyukira ku mavi, inshuti zanjye, kandi twabibonye yuko na Dawidi muri Zaburi avuga ati buri gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye. Abana b'Imana babyukira ku mavi. Erega n'umwami wacu Yesu Kristo nuko yarabayeho. Ihame ry'abakristo, ihame ry'abanyamwuka nasomye mu gitabo cyitwa amahame yo kugera ku bubyutse nyakuri, kugira ngo tugere ku bubyutse nyakuri, nuko dukwiriye kubanza Imana mu gitondo. Ihame ry'abanyamwuka ni ihame ry'abantu b'Imana kubyukira ku mavi buri gitondo basaba Mwuka Wera, basaba umubatizo wa Mwuka Wera no kugendana n'Imana. Igihe bitameze gutyo, burya ntabwo uri uwa Mwuka, ntabwo uyoborwa n'Umwuka Wera. Barwa n'Umwuka Wera nuko babaho, babyukana na Yesu, babyuka bajya gushaka Imana, babyuka bajya gushaka kubatirishwa Umwuka Wera. Duhamagarirwa no kugira Imana nyambere. Mbese ibi bintu wari ubizi? Mbese ibintu wari uzi yuko ari byo ukeneye? Wari uzi yuko umuntu ugomba kuzamukanya nawe wa mbere ari Mwuka Wera, kwiye kubanza Yesu buri gitondo mukaganira? Erega ukagenda uzi yuko byemewe na Yesu nuko byagendaga. Tusoma amagambo menshi cyane atubwira ngo kare mu museke arabyuka ajya gusenga, arasenga ijoro ryose, ajya mu gashyamba gusenga. Mu gitondo cyari igihe cya Yesu cyo gusenga. Mbere yuko atangira umurimo wo kubwiriza ubutumwa, yabanzaga guhura n'Imana, bakagirana umushyikirano mu gitondo. Kandi ibi bintu ngo bigomba kugenza gute? Bigomba kuba buri munsi. Reka nkwibutse ya nteruro turi kureba. Fata igihe wiherereye buri gitondo, buri munsi, ushaka Yesu mu ijambo rye kandi usenga. Tugeze ku ngingo ya buri munsi. Buri munsi inshuti yanjye, kubahiriza gahunda ni ingenzi, haba mu bijyanye na gahunda y'iby'umubiri, gahunda yo kwiga gucuranga, ibyo gukomeza ubushuti, imigambi ya huti burya cyangwa gushyikirana rimwe na rimwe ntabwo bihagije. Ahubwo ibyo bintu bikwiye kuba imibereho ihoraho, imibereho idahindagurika buri munsi. Uko niko kubana n'Imana, uko niko gushyikirana n'Imana, uko niko uzaba wumatanye nayo, uko niko uzajya uhora ushakishwa ubutungane kuri yo. Erega Pawulo nawe yajya avuga ngo mpfa buri munsi. Maze agiye kuvuga iby'umubatizo wa Mwuka Wera, nandi kuvuga cya gitabo kitubwira iby'ububyutse, yahoraga abatizwa. Umuntu w'Imana agomba guhora agenza gute? Abatizwa buri munsi umubatizo wa Mwuka Wera. Ni igikorwa gihora. Burya ngo nta reserve dufite ya Mwuka Wera, kandi narabikubwiye mu gihe cyashize yuko dukwiriye kubaho ubuzima bushingiye ku munsi umwe. Munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangira umutima, kandi uyu munsi ni wo wawe. Niko Yesu yatubwiye muri Matayo igice cya 6:34 ko buri munsi ukwiranye n'ibibi byawe. Ukwiye kwiyegurira Imana rero buri munsi. Ni igikorwa gikwiye guhoraho, ni gahunda ihoraho. Nk'uko ubyuka yenda ukiborosa ntabwo mbizi, niba ubyuka ukanywa amazi ntabwo mbizi, ukaba ari routine. Iyi nayo ikwiye kuba routine yo gufata igihe wiherereye buri mu gitondo, buri munsi, ushaka Yesu kandi ukumushakira mu ijambo rye no gusenga. Imana ikubashishe kugira ngo ubigire ihame ry'ubuzima bwawe. Kandi mbaze kukubwira ko ukwiye gushaka Yesu, ukwiye kuba uri gushakisha Yesu, ushakashaka Yesu. Yesu ni ugomba kuba isingiro ry'imibereho yacu y'iby'umwuka ya buri munsi. Icyo gihe nticyagenewe kwiga ubuhanuzi, oya, cya gihe cya mu gitondo. Ubu ngubu tugiye kwinjira mu buhanuzi, ariko kiriya gihe cya mu gitondo ntabwo ari igihe cyo kwiga ubuhanuzi inshuti zanjye, ahubwo ni igihe kigenewe kwiga gushakisha Yesu. Ntabwo ari igihe cyo kwiga ubuhanuzi, ntabwo ari igihe cyo kwiga amahame y'itorero, ntabwo ari igihe cyo kwiga inyigisho zo kwirinda. Ni igihe cyo kumenyana na Yesu. Haleluya. Ni igihe cyo kumenyana nawe. Rega ahagaze ku rugi arakomanga. Ese ibintu mwari mubizi? Nasomye amagambo mu gitabo cy'ibivuzwe byose, arambwira ngo burya twa dukwiye gufata byibuze isaha imwe yo gutekereza ku mibereho ya Kristo, tukareba urugendo mu buryo bw'umwihariko yagenze agana i Karuvari agiye kuducungura. Tukareba ibyabereye mu gashyamba ka Getsemani, tukareba ibyabereye kwa Kayafa, tukareba ibyabereye kwa Pilato, tukareba ibyabereye kwa Herode. Nshuti zanjye, tukareba ibyabereye i Karuvari aho gucungurwa kwacu kwabonetse, tukarushaho kugirana na Kristo isano. Ngo ni igihe cyo kumenyana n'umuntu, ni igihe cyo kumenyana na Yesu. Haleluya. Nigeze kubabara cyane umunsi umwe nazindutse. Kimwe mu bintu byangoye uretse ko ndi kubyitoza ubu, kandi ndashima Imana yuko uri kubingezaho mu bihe byashize, ni ukubyuka mu gitondo.
kubyuka mu gitondo ni urubanza rwangoye cyane. Ahari nawe ushobora kuba umeze gutyo, ariko Imana igufashe kandi ahari uzanganirize, nzakugira inama uko byashoboka, kubera yuko Imana itanga ubwenge, itanga uburyo, kandi igihe twemeye kugendera muri ubwo buryo birashoboka rwose. Rero igihe kimwe narabyutse bingoye cyane, ndavuga ngo ngiye ku rusengero gusenga, maze igihe nageragayo narababaye cyane. Nasanze pastor ari kwigisha icya 10 n'amaturo, ndavuga ngo ariko ubu koko muri iki gitondo abantu bigomye baje gushaka Yesu, ni igihe cyo kwiga ibijyanye n'ibirundo n'icya 10? Numva birambabaje cyane. Suko atari ihame rikwiye kwigwa mu nyumve neza, suko tudakwiriye kwiga ubusonga, ariko igihe cya mu gitondo ni igihe cyo gushakisha Yesu, ni igihe cyo kureba mu maso ha Yesu tukumva tunejejwe no kugendana nawe. Rero hari ibyigisho twashakira ikindi gihe, hari ibyigisho twakwiga by'ubuhanuzi mu kindi gihe, hari tugahamagara n'inshuti kugira ngo zidufashe kubyumva neza, tukiga iby'ububa byo kwitungira amagara mazima, tukiga andi mahame y'itorero. Ariko kugendana na Yesu, kureba mu Yesu mu maso, nibyo dukwiye gukora mu gitondo. Ntabwo mbizi, bishobora kuba ibi bintu bitakumvikana neza, ariko Imana ibashishe buri wese kubyumva ko dukeneye gushakisha Yesu kuruta. Hano turi kuri platform Umucyo w'Isabato, ndakwinginze ntuzabyuke mu gitondo cya gihe cyawe uri kujya gushakisha iby'ihame ry'Isabato, aho ibwo uzashakishe Yesu umwami w'Isabato. Imana izabigushoboze mu izina rya Yesu. Kandi ngo hano dukwiye gushakishiriza Yesu ni mu ijambo rye. Haleluya, ni mu ijambo rye kandi dusenga. Amen. Amadini menshi ya giprotestani cyangwa se ya gikristo muri rusange bajya bashakisha Yesu mu masengesho menshi, mu gutendereza, mu kubyina, mu kuvuza ingoma. Ariko nshuti zanjye, nimushakishe Yesu mu ijambo rye kandi musenga muciye bugufi. Kandi amasengesho yacu nayo yarakwiye kuba ashingiye ku ijambo. Imana twumvishira ijambo. Erega dukwiye gusenga nk'uko ubushake bw'Imana buri. Amagambo aboneka mu rwambere rwa Yohana, reka nyagusomere amagambo aboneka mu rwambere rwa Yohana icya gice cya 5, nasomye umurongo wa 13, reka nsome n'umurongo wa 14 ukurikiraho. Rwambere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 14 hatubwira amakuru meza. Hatubwira ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Haleluya. Kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Nanjye ndakubaza ikibazo, mbese wabwirwa n'iki ubushake bw'Imana bwaribwo? Igisubizo ni iki? Nuko tukibwirwa ubushake bw'Imana, tububwirwa n'ijambo ry'Imana. Burya dukwiye gusaba bihuje n'ubushake bw'Imana. Ntabwo dukwiriye gusaba ibyacu, ariko kubera icyo utinda usaba ibintu bitari ngombwa. Sengesha Bibiliya. Mbese abantu bakwiga gusengesha Bibiliya? Mbese iri somo ryo ntabwo ryari rikwiye kwigwa? Imana izadufashe ngo twige gusenga twishingikirije ku ijambo ry'Imana. Tubwire Imana duti waravuze ngo tuzaza aho uri utubatirisha umwuka wera, none turaje ngo utubatirishe umwuka wera. Waravuze ngo uzahindura imitima yacu, uzayinyanyagizaho amazi, utume yoroha, uzatuvanamo umutima ukomeye nk'ibuye uduhe umutima woroshye ubasha kwakira ibyawe. Uzandika amategeko yawe mu bugingo bwacu, none ubwo wabivuze ubisohoze. Ngo igihe uzasenga gutyo uzavuge ngo uzasenga wizeye yuko Imana ibisohoje, kuko bihuje n'ubushake bw'Imana. Kubera yuko ubwo tuzi yuko bihuje n'ubushake bw'Imana, tuzi yuko tumaze guhabwa ibyo twasabye. Erega hari igihe dusaba ibitari ngombwa. Dukwiye kwiga gusenga twishingikirije ku ijambo ry'Imana. Igihe tugeze mu kaga n'akangaratete, igihe biducanze, Imana yavuze yuko izaduha gukunda no gukora ibyo yishimira. Imana yavuze yuko izaduha kwihangana. Imana yavuze yuko izaduha gukomera ku munsi mubi. Imana yavuze ko izabana natwe no muri ibyo bigeragezo. Nuko rero dukwiye gupfukama tuvuga duti Imana waravuze ngo naho twanyura mu nzira igoranye, niduca mu mazi, niduca mu muriro, uzaba uri kumwe natwe. Uravuga uti ntutinye kuko ndi Imana yawe, ntutinye kuko ndi Imana igukomeza, nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara, ni kuko nzajya ngukirisha ukuboko kwanjye kw'iburyo. Nuko igihe uzasoma ayo magambo uzabwire Yesu uti Imana warasezeranye rero, wavuze yuko tudakwiriye gutinya ibihe by'amakuba. Nituca mu mazi uzaba uri kumwe natwe, nitujya mu muriro uzaba uri kumwe natwe. Nukubane nanjye kandi Imana izaba iri kumwe nawe. Dawidi wasengaga akishingira ku ijambo ry'Imana yarabimenye, kandi niba waturiye Zaburi ya 23 aravuga ati nawe nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo nzatinya, nzaba ndi kumwe n'Imana yanjye. Kandi Yesu niko yatubwiye
aravuga ati mu isi muzagira umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi, nzaba ndi kumwe namwe muri uwo mubabaro. Erega bijya biba ngombwa yuko tugera mu makuba, tuba turi mu burwayi, tuba turi mu ngorane. Erega birashoboka ko atari umugambi w'Imana ko idukira, ariko kandi umunezero ukomeye cyane turi kumwe n'Imana muri ibyo bihe. Imana ibyumvishe abantu b'Imana. Rero turi kwiga amagambo akomeye, formule ikomeye, maze umwanya ntindaho, kuko aricyo dukeneye cyane, komatana n'Imana kugira ngo tugire imibereho ishikamye kuri yo, nkuko babagabo b'Imana, babagabo Daniel, Saduraka, Meshaki na Abedenego bari bameze. Ahari iyi formule bari bayifite, iyi mibere, iyi principe, iri hame ridakuka kandi mu mibereho yabo. Fata igihe wiherereye buri gitondo, buri munsi, usake Yesu mu ijambo rye kandi usenga. Mana ibitwumvishe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ndarikunda nshuti zanjye, dukwiye kwikomeza ku ijambo ry'Imana cyane. Soma Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16, hari amagambo nayo mvuga ngo uwayafata mu mutwe nayo tukayongera kuri aya ngaya. Aravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe. Haleluya. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe, rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbira Imana ishimwe mu mitima yanyu. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe, kandi iryo jambo ni iringiri turi kuvuga. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe, rigwiriye, rifite ubwenge bwose, maze mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Cyama kugira ngo ijambo rikwire muri twebwe, cyama kugira ngo tujye twumva ijwi rya Yesu ritubwira ngo erega nasezeranya aya masezerano. Igihe dusome muri zaburi, wumva icyo ndi kukubwira muri iyi situation ugezemo, icyo gihe tuzaba turi kumwe n'Imana. Uko niko kugendana n'Imana, uko niko gukingura urugi kugira ngo Kristo yinjire, uko niko tuzarushaho kugira amahame tugenderaho, kandi ikiza kizatsinda ikibi mu bugingo bwacu, kamere izatsinda ibishuko. Mwami udushoboze kugendera mu ijambo ryawe. Magambo akomeye, nenda kugera ku musozo nshuti zanjye, ntabwo nshaka kubarambira uyu munsi. Twari turimo dusoza amagambo akomeye yerekana uko twagenzura urugendo, kandi uko dukwiye gufata ibyemezo bidasanzwe. Icyemezo nshaka kugufatisha muri aka kanya rero, fata igihe kandi wiherereye buri gitondo, buri munsi, ushakashaka Yesu mu ijambo rye, kandi ijambo rya Kristo riba rigwiriye muri wowe. Kandi igihe abantu b'Imana baganira, mujye muhugurana muri zaburi n'indirimbo, muririmbirana ishimwe mu mitima yanyu, maze mukomezanye mushaka Imana mu bugingo bwanyu. Abahanuzi n'abami ku ipaji ya 91 dusoma amagambo akomeye cyane avuga ngo bavandimwe ba Kristo, Satani azi intege nke zanyu, bityo rero nimwomatane na Yesu, nimugendane na Yesu buri munsi. Kubwo gushikama mu rukundo rw'Imana mubasha gutsinda ikigeragezo cyose. Gukiranuka kwa Kristo konyine niko gushobora kubaha imbaraga zo guhagarika umuraba w'ibibi ugenda wararika isi. Mushyire ukwizera mu byo muhura nabyo byose. Ukwizera koroshya umutwaro wose kandi kukaruhura umuruho. Ibyo mubona ubu by'amayobera mushobora kubikemura kubwo gukomeza kwiringira Imana, kubwo kwizera mugendera mu nzira Imana iberetse. Ibigeragezo bizaza, ariko mukomeze mujye mbere. Haleluya. Ibi bizakomeza ukwizera kwanyu kandi bibatunganyirize gukora umurimo. Ibyabayeho mu mateka yera biranditswe, nyamara atari ukugira ngo tubashe kubisoma no kubitangarira gusa, ahubwo byandikiwe kugira ngo ukwizera kwakoreraga mu bantu b'Imana bakera kubashe no gukorera muri twebwe. Ibyabayeho kera nibyo bizongera kubaho, nibyo bibaho n'uyu munsi, kandi impamvu byanditswe, byandikiwe kugira ngo ukwizera kwakoreraga mu bantu b'Imana bakera kubashe no gukorera muri twebwe. Igihe cyose hariho imitima y'abantu bafite ukwizera bagomba kuba imibeyoboro kugaragarizamo ububasha bwayo, ntabwo muri iki gihe Imana izakora mu buryo buciye munsi yuko yakoraga. Niba Imana yacu ikora ibitangaza, bashaka gukiza ba Daniel, igakiza ba Saduraka na Meshaki na Abedenego, ntabwo izabura natwe kudukiza. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ese kubera iki tutayizera? Yesu Kristo yakundaga kugira ikibazo yuko abantu badafite kwizera, maze akabwira abigishwa bati yaba mwari mufite kwizera byibuze kungana n'akabuto ka sinapi, dukeneye kwizera ngo twabwira n'imisozi ikagenda. Nuko
kandi igihe yari muri rya gihe cyo kugeragezwa ya masaha ya nyuma yo gukora umurimo, yibajije ikibazo ababaye cyane, aribaza ngo mbese mwana w'umuntu naza azasanga kwizera ko kiri mu isi? Reka dushikamishe ibyiringiro byacu mu ijambo ry'Imana, kandi twizere ko warivuze abasha kurisohoza rwose. Uko kwizera kuzatsinda igishuko. Dukwiye kubishyira abantu rero dufite kwizera gushikamye, kandi ngo Imana ntabwo izakora biciye bugufi nk'uko yakoraga mu gihe cyashize. Imana yacu yabwa icyubahiro. Magambo asoza, intambara ikomeye ku ipaji ya 14 banditse amagambo akomeye cyane. Ndagira ngo mubwire ko turi kwiga byerekeranye n'ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Batubwiye rero amagambo akomeye yerekeranye n'ukuri kw'iki gihe. Intambara ikomeye ku ipaji ya 14 baranditse ngo mu ntambara ikomeye iheruka Satani azakoresha ayo amatwara ya kidayimoni nk'uko tuyabona mu gihe cya Babuloni yo mu gihe cyashize. Satani nuko azongera kubigenza, agaragaze uwo mutima w'ubugome kandi aharanire kugera kuri izo ntego ze nk'uko yabigenje mu bihe byashize. Byabayeho kera nibyo bizongera bibeho, uretse ko intambara yo mu gihe kizazayo izagaragaramo akaga gakaze iyi si itigeze inyuramo mbere hose. Ubushukanyi bwa Satani buzarushaho kubamo ubucakura, kandi azarushaho kugaba ibitero bye mu buryo bwimazeyo kugira ngo abone uko ayobya n'intore niba bishoboka. Niba ari uko bimeze rero, bizaba ndetse biruta uko byari bimeze. Dukwiye gushikama nk'uko abana b'Imana bari bashikamye. Nicyo nkwifuriza muri uyu mwanya, kugira ngo ubwo wumva aya magambo y'ubugingo, ijambo ry'Imana amaze kukurambura muri aka kanya, ngo rihinduke iryanjye nawe. Kandi ihame tumaze gufata yuko dukwiye gushakisha Yesu mu ijambo rye buri munsi, twiherereye buri gitondo tumushakisha mu ijambo, kandi dusenga kandi dusengesha Bibiliya. Nshuti zanjye, Imana idufashe kugira ngo iryo hame rihinduke iryacu, maze ijambo rya Kristo ribe rigwiriye muri twebwe kandi ryuzure muri twebwe. Turyibwire ku manywa na nijoro, dukomeze kwibwira ibya Yesu n'uburyo tugendana nawe, tumuhamagare, tumukingurire aze yinjire muri twe, maze duhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, turirimbirana Imana ishimwe mu mitima yacu igihe twiteguye kuzaboneka kwa Yesu Kristo, ubwo azaba atungutse ku bicu aje kuducyura mu bwami bwe. Tumusanganire. Imana ibigushoboze ngo njye nawe duhurusheho gushikama, ubwo ibigeragezo bigiye kuza tubazabashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kandi ubwo Kristo azaza agahamagara abera be ngo tumusanganire, njye nawe tuzahurire mu kirere dusanganiye Kristo. Niko gusenga kwanjye muri uyu mwanya mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimye, ndaguhimbaje, gushimira ineza yawe ikomeye watugiriye guhera twatangira uku kwezi kugeza kuri uyu munsi wa 14. Watuganije amagambo akomeye cyane atwereka iby'imibereho y'abana bawe bari Babuloni, kandi ngo tuvanemo icyitegerezo cy'uko tukwiye kubaho twe tubayeho muri iki gihe cya Babuloni y'iby'umwuka, Babuloni iteye ubwoba muri iki gihe. Duciye bugufi cyane kuko twabaye abanyabyaha, nitwita ku ijambo ryawe, twirengagiza kubana nawe, maze kutwereka icyo twifuzaho. Ushaka ko dufata igihe tukabana nawe, tukarushaho gushakisha Yesu ngo tujyane isano nawe. Erega uzatwara abo muziranye. Twabonye amagambo akomeye cyane kandi yanditswe mu byanditswe byera muri Matayo igice cya 7, aho abantu bazaza imbere ya Yesu bamubabwire bati, ese ko twahanuraga, ko twabwirizaga, ko twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, kubera iki duhejejwe hanze? Maze ababwire ngo ntabwo nigeze kubamenya, uturinde kutamenyana nawe. Niyo mpamvu maze kutubwira ihame yuko dukwiye gushakisha Yesu buri gitondo, tumushakira mu ijambo rye. Ndetse tubwiye inama ikomeye yuko atari igihe cyo kwiga ubuhanuzi, atari igihe cyo kwiga ibyo kwitungira amagara mazima, atari igihe cyo kwiga ubusonga, ahubwo ari igihe cyo gushakisha Yesu ngo turijyane isano nawe, tumenyane, arondore imitima yacu, kandi twibwire iby'ubugingo muri we. Udushoboze kugendera kuri iri hame, maze ijambo ryawe rigwire muri twebwe. Erega ngo Mwuka Wera azatwibutsa ibyo yatwigishije, ibyo twasomye mu ijambo, atubwire ibyenda kubaho. Nuko Mwami, turitanze kugira ngo uduhe kugenda nk'uko abana bawe bagendaga mu gihe cyashize. Uduhe kugira iri hame tugenderaho ryo komatana nawe, maze ubwo ugiye kwerekanwa tuzagusanganire. Kwerekanwa kwawe kuzabanzizwa n'ibihe bikomeye, uzaduhe kubicamo twemye, uduhe kukwishingikiza no kwifatanya wakaramata. Uturinde kugenda nk'uko abisi bagenda, ahubwo uduhe kurushaho komatana nawe. Ubugingo bwacu burushaho kukwiyegurira, maze ugiye kwerekanwa uzaduhe kugusanganira. Mu izina ry'Umwami wanjye Yesu niko nsenze. Amen.